njye nawe rero guhera uyu munsi uwo mukino mugire seri ndashaka ko muba abamenya neza nk'abakozi be babizerwa kurenza nuko ngiye banyizera niyo usohoke mu rugo ndashaka kuryama so ubwo gahunda ni turabumva mugende mwari ibyo muzabiro hanyuma umukino nawe ntabwo mumura nkuba habe ku manywa nzahera ku murongo kuri buri kimwe cyose uzi wakoze ku buzima bwanjye ibyo wari warigaruriye byose bizaba ibyanjye aha nica nzarema ubwami bwanjye nayo bivuye mu mafaranga yawe kandi ko nakubereye umukozi mwiza kazirajije nanjye nzibyinishe nk'uko yatubyinishije ntabwo nubwo ko mfite amakuru ahagije undi muntu navugisha hari umusore yigeze kunyereka nawe bakorana ashobora kumva andi makuru kabisa ndabizi nawe ari hafi hano mvugishe turebe hello ni murabyo tuvugana okay ni avoka wa pasiteri Nkuba aho ni mushasha bigeze ku president ari ngukeneye baba hani wanje sinzi niba hazi neza ariko wafata akamoto kakuyobora uhagere rero hari ibyo nshaka kugira ngo mbwire tuvugane ibijyanye na business za pasiteri murakoze cyane kandi hani wanje mu rugo sawa ni karibu wahageze ntabwo njye nyobora ntabwo izira zose ziyobeza ntabwo nshobora kuyoba uraho neza abakozi ba boss muraho tumeze neza ko wakoreye mu rugo se noneho yangiye ku kazi nuko hari ibintu nshaka kugira ngo ndangize hano mu rugo ariko ndakomeza ndajya ku kazi amasaha arimo kumfata uravuga n'iminota mike cyane ntugire ikibazo ndabizi nawe ugira akazi kenshi ntabwo nagutinze n'ubu nkarimo kabisa kira ngo muranyibuka ndakuzi cyane okay noneho ntabwo ibyo nshaka kumenya ni ibijyanye na pasiteri binakora na pasiteri ni umuntu umunyamafaranga abantu bose barabizi si umukozi w'Imana ibyo ni byiza cyane turabishimira ariko noneho nshaka kumenya se ayo mafaranga yo kugura mu nsengero zonyine hari indi mishinga afite kuko urabona hari nubwo yampaye akazi cyangwa se umwe mwavuga ari binajya ampisha atangira neza wansobanura neza ukambwira business zakora hanze y'urusengero cyangwa se indi mishinga ubone mwingereza cyangwa se izindi gahunda nyine agendamo waba uzi ko kugira ngo aguhe akazi umwanya wari urimo hari undi wari uhari ndabizi yarabimbwiye ikindi utari wasobanukirwa neza nta muntu uvuga Nkuba ku manywa I'm joking ni black ariko icyo nshaka kubwira wakikorera akazi kawe utuje ukadefendinga business yakweretse ibindi ukabireka namubwire uyu ni nkubaza ni inyungu za boss wawe ntabwo ari inyungu zanjye inyungu za boss wanjye cyane njye wanyishyura kuko nakoze sinkeneye kumenya ibikurikira inyuma yaho anyway njye nta kindi nkora nzi n'ibyo akora nzi ko ari umupasiteri ikindi niyo yantumye ngenda atumika I'm a good dog kandi urimo kwikenzera ibi ni ibintu bizagufasha nawe mu kazi kawe kandi hari ikintu ugomba kumenya
burya business za boss zitagenze neza nawe wabihomberamo. njye nta gihombo mbona nabona n'undi mukoresha ahubwo mfite agahinda kawe aho wicaye post urimo hari undi bayozemo. Oya wasanga ariyo mananiza turimo tuvugana n'umuhungu. Jewe impamvu ndi hano no kugira ngo umenye amakuru neza. Reka jye mugira inama. Yes. Sinkuza gukora akazi kawe ko sinjya kwangasha. Yego. Ariko umunsi wa mbere duhura arakunyereza. Kuko umunsi yakuntumye nzakuzana. He's a monster. Simple as that. So, ibyo ugendamo acyari mushyashya. Babarira ubigendemo gake. Ahubwo nimba ukeneye kumenya byinshi. Njye nakwereka uburyo wakorana nawe ukibonera amafaranga. Udashyize risike y'ubuzima bwawe kuri we. Kuko nta na kimwe yitayeho. Ni umukozi w'Imana nyine. Cyari ikindi ukeneye kuri njyewe. No, I'm joking. Ariko ntavuga inkuba ku manywa. Nta kibazo. Niyo mpamvu nanjye yanyise umurabyo ntawamenya buriya. Nta kibazo buriya niyo ngiye birahagije murakoze. Go and use your mind. Think beyond. Sawa. Uyu mugabo koko tuzashobora nara. Umuntu uyu musore nawe atoroshera. Ariko nta kibazo amategeko azabakubita. Nta kibazo. Rero avoka wanjye mba nagusuye sigaye ngo kunze muri no minsi ndagusura cyane. Ariko banumva nta kibazo cyanjye nawe akazi kaba kagenda neza nta kibazo ndakubonaho. Ari nabwo nanagushimira kuri umuntu w'umugabo. Okay? N'umushahara buriya nzawongeza mu minsi izaza. Ni byiza cyane. Ariko deni hari ikibazo maze iminsi mfite ndagira ngo tukiganiro nk'umwavoka muhamuzi ibijyanye n'amategeko se cyangwa n'uburyo kiwangira inama ukamfasha mu kibazo icyo ari cyo cyose naba afite. Urabizi nta kintu kijya kinanira. Hashize igihe ubu uyu ni umwaka wa 19 cyangwa se 20 hashize igihe mbyaye umwana ariko umwana nabyaye ntabwo ndamucira iryera ariko amakuru nagiye menya nuko umwana ariho ariko ntabwo nzi aho ari. Bonza aho ari ni nyina ariko iyo mubajije nta kintu abashaka kubitubwiraho nta kintu abashaka kubivugaho kuko haciye igihe kinini bitewe na kondisiyo nari ndimo. Icyo gihe nta mafaranga nari bwagire nari ngifashwa n'ababyeyi batarigendera mu rugo twari turi abakene ariko nza gukundana n'umwana ku ishuri mutera inda urumva naramuteranye n'ibya bindi by'abasore ba kera ndamwirengagiza araza arandeba. Rwose rero nateze amatwi ndakumva mu by'ukuri mbona ubabaye. Ariko nanjye mbibonye birababaza pe. Nanjye ubwanjye nk'umugabo inkuru nk'iyo yambabaza. Ariko rero reka nkubwire ibyo biroroshye cyane kubikemura. Ntabwo mbonamo ikibazo gikomeye cyane kuko umwana mama uramuzi kandi arahari. Mama warahari? Arahari. Okay, mwashobora kugirana ibiganiro na mama we bigakunda. Twaraganiriye ku bijyanye n'umwana ntabwo ashaka kubyumva. Ntabwo byumva. Kugira ashobora kuba hari impamvu nabyo tuzabishakisha turebe impamvu atakumva ni iyihe. Ariko byose birashyamuka ntugire ikibazo. Ahubwo icya mbere na mbere kugira ngo tugomba kumanza gupimisha umwana tukareba DNA, imeka DNA test. DNA umwana. Yes. Ntabwo araboneka n'icyo kibazo kinari. Sinzi aho ari. Okay. Ubwo no gushakisha umwana yanze bikunze kuko ni ikibazo gifite igihe kirekire ariko kizakemuka.
ariko noneho hari ikindi nshaka ko umbwira, hari ikintu nkeneye kumenya aho ngaho. Umwana yaba afite imyaka ingahe? baze neza ni nka 19 gusa. Biroroshe kuko itegeko riravuga ko umwana ugeze imyaka 7 kuzamura hejuru afite uburenganzira bwo kubana na se. Hari n'igihe mama we ashobora kubesha ngo ntabwo ari uwawe, wabigira ute? Ariko icyo ngicyo kiratwemeza cyane. Okay, icyo kintu mbwiye ni ukuri kandi ni na cyiza. Ngira inama icyo ngiye gushyiraho no gushakisha umwana wanjye, ushaka umwana ahantu aherereye. Okay, urakoze cyane ko bw'inama nziza ungiriye. Tuzasubira reka ngende kandi nzakomeza nkube hafi kuko nawe umva neza rero. Nta kibazo. Sawa.